ndagira ngo twongere abambaye ingofero zitari iz'idini cyangwa se z'akazi badufashe twongere dufate umunota twibuke abavandimwe bacu baruhukiye muri uru rwibutso maze tuze kutuzaho wari icyubahiro cy'ishyiraho kuri reka dufatanye twese duture Imana imitima yacu kugira ngo Imana itange umugisha kandi turinde Imana kugira ngo byabaye tukomere kw'abakundi jenoside yakorewe Abatutsi kuri uyu munsi kandi gutorera 30 kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi dusaba Imana kugira ngo tuyikore n'ubumure bwarokotse Imana Data n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wadufashije ugashoza abana bawe bakitanga bakarengera u Rwanda bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo babone ririya cumu yari hejuru y'abana bawe ibyo twababwiriza mu rurimi rwacu bagakuraho umwijima wa jenoside yakorewe Abatutsi ukabaha kwitanga ukabaha kurengera u Rwanda aho rwageze nyagasani turagushimira umuyobozi wacu nyakubahwa perezida wa repubulika rurangaje turamushimiye kandi turamutuye aho agejeje u Rwanda uyu munsi wa none rukaba rufite agaciro abarokotse bakabaho ndetse tugahabwa n'uburenganzira bwo kwibuka abacu nyagasani Imana
umugisha n'abandi bose bafatanya kuyobora. Turasaba tukwinginga kugira ngo uyu munsi ababikorera bishyize hamwe kwa hano bemere nabo bifatanya n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abarokotse mu gihugu yariko kugira ngo tuze kwibuka abacu babamugisha kandi Imana yacu u Rwanda rwubatswe nta mana zizaruvanaho turabizi. Imirimo yose igiye gukorerwa ibirimo kugurisha ikuzo ari ibiganiro ari n'ibindi bikorwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ariko twisabye amen. Abapadiri turagiza Uwiteka abavandimwe bacu baruhukiye muri uru rwibutso, nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Musanze, bagira ngo atwemerere mwegere imbere munamire abavandimwe bacu baruhukiye muri uru rwibutso. Ngaza gusaba umuyobozi w'ingabo mu cyubahiro cye yegera imbere abere icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba umuyobozi w'inkeragutabara mu cyubahiro cye ajya imbere abere icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba umuyobozi w'ahagarariye polisi mu cyubahiro cye abere icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndasaba Perezida wa Repubulika mu karere kacu ka Musanze yegera imbere abere icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndasaba nyakubahwa Perezidante w'urugaga rw'abikorera mu ntara y'Amajyaruguru ari kumwe na Perezida wa RSF mu karere begera imbere abere icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndasaba umuyobozi uhagarariraga rw'amahoteli, sosiyete y'amahoteli bafatanyije muri uyu muhango ko yakwegera imbere nawe bakagira icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba
abavandimwe bafite imiryango iruhukiye kuri uru rwibutso baje kwifatanya natwe, begereye hino nabo baduhe icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba abahagarariye abihaye Imana baje kwifatanya natwe begera imbere baduhe ururabo maze baduhe icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba founder of Sambora Hotel, Mr. Sam, ingeri imbere nawe mbere y'icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba umuyobozi w'agaciro n'abo bari kumwe bari imbere y'Ikigo Musanze baduhe icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ababuza uburyo turi kumwe niba atagerageza inshingano ingeri imbere y'icyubahiro abavandimwe muri uru rwibutso. Ndaza gusaba nyakubahwa Vice Mayor Economic n'abari imbere mu byubahiro bye duhe icyubahiro social n'ibanya na economic Africa. Vice Mayor bose barahari. Ndaza gusaba Centre Pastoral Notre-Dame de Fatima, ndaza gusaba abaje bahagarariye Hotel La Voisina begereye nabo abahagarariye Comfort Hotel Sagana Hotel
turasaba Amicus Hotel bayihagarariye nabo basaba ubuyobozi bwa PSF umurenge wa Gicumbi turasaba kugira ngo ubushombozi bw'umwete abana perezida wa PSF bari kumwe baje kugira ngo ubushombozi bw'umwete bakwegera rero bakabaduhinduramo bagaha icyubahiro abavandimwe babikemura urwibutso. Byaba byiza begeye kugira ngo ubushombozi bw'umwete tudahamagaye buri umwe kubera ko bagera muri 15. Harimo PSF Mahoza, harimo Muko, harimo Shingiro, harimo Remera, harimo Musanze, harimo Ronsi, harimo Gataraga, harimo Gashaki, Kinigi, Nkosi na Kimonyi. Nasaba ubuyobozi bw'isoko rya Goyiko Perezidante w'isoko rya Goyiko Perezidante w'isoko ry'ibiribwa rya Musanze na komite hari abantu nabo dufatanya bari mu bikorera ndavuga abayobozi b'amabanki abashe kuboneka nabonye Beka nabonye GT Bank yaruteye imbere mu byubahiro byabo nabo begeye hino kugira ngo ubushombozi bw'umwete babaduhinduramo kugira ngo bahe icyubahiro abavandimwe baruhukiye muri uru rwibutso. Ndaza gusaba perezida wa PSF w'igihe SS Zato baje kwifatanya natwe n'undi Dena acyari yikorera koze basaba ubuyobozi bw'ibiro baje kwifatanya natwe igera imbere benshi kugira abavandimwe nyakubahwa meya twemerere komeze gahunda kumereza ibiganiro ahateguwe inzira turazaza cyangwa aherekeye n'abandi barakomereza. Tori Nadeje ni umuhuzabikorwa wungirije w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Musanze. Ikiganiro tugiye kuganiraho
turarebera hamwe ibihe bikomeye bitandukanye byaranze isenyuka ry'umuryango nyarwanda. Nk'uko babibabwiye, turagira abantu batandukanye batuganiriza. Maître Abdelaziz aratubwira ku mateka. Mu by'ukuri nk'abikorera bagize uruhare runini haba mbere y'isenyuka ry'umuryango nyarwanda ndetse na nyuma yaho. Nk'umuntu usobanukiwe amateka y'u Rwanda, turagira ngo twereke ishusho uko umuryango nyarwanda wari wubatse mbere y'uko usenyuka, utwereke n'uruhare abikorera bagizemo. Murakoze cyane. Murakoze mudamu w'ikiganiro ko mu mwanya, nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Musanze, nyakubahwa abayobozi mu ngeri zanyu zitandukanye bitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Kugira ngo mbere ko asubiza ikibazo bambajije, tubanze dufate mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibihe iyo twibuka ni ibihe bikomeye, ni ibihe bitoroshye, ariko nk'uko babivuze, kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, uyu munsi abanyarwanda turatekanye kandi turimo turiteza imbere. Nihuse, igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyahanzwe n'Imana yaduhaye. Icyo igisubizo cy'uko ari impano y'Imana n'umurage w'abakurambere bacu, kikaba nacyo gisubizo nk'abanyarwanda tugomba kwibiriza imbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Amateka y'u Rwanda ni amateka maremare, ariko nk'uko babisabiye, reka turebe gato mbere y'umwaduko w'abazungu, abakoloni bataragera muri iki gihugu. Ikigaragara ni uko abanyarwanda bari hamwe, abanyarwanda bari bunze ubumwe, kandi ubumwe bwabo bwari busobetse ku buryo butajerajega. Impamvu ni uko iyo turebye muri ayo mateka, nta gihe abanyarwanda bigeze barwana mbere yaho basubiranyemo kubera amoko. Ikindi ni uko nta macakubiri yabarangaga. Ibyo rero bigaturuka ko bari bafite ibishyitsi ubumwe bwabo bwari bwubakiyeho. Icya mbere ni uko amoko, ibyo bita clan, amoko gakondo y'abanyarwanda, abanyarwanda bibonagamo, bisangagamo, ni amoko akomoka ku miryango yatangiye ari mito ikagenda yaguka, hanyuma abanyarwanda mu byiciro bitandukanye bakisanga muri ariya moko. Ni handi tuvuga ngo Abagesera, Abanyiginya, Abega, Ababanda, Abacyaba. Abanditsi b'amateka batubwira ko ari amoko hagati ya 15 na 18. Abanyarwanda rero bisangaga muri ayo moko, kandi bikaba nta kibazo cyabateraga. Icya kabiri, abanyarwanda bafite ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi dukoresha tuganira mu ntakenera umusemuzi. Biri mu byafashaga abanyarwanda kunga ubumwe, kubera ko barumvikanaga, bigashoboka bikora ko ubuzima bukomeza. Ikindi ni uko abanyarwanda bari bafite umuco nyarwanda, umuco ufite indangagaciro, uvuga ngo bino birakwiye kandi bikwiye gukorwa, hanyuma na kirazira bakavuga ngo ibingibi ntabwo bikwiye gukorwa. Abanyarwanda bakagira idini, bakemera ko hari Imana yabo, bakayikorera n'imihango. Uyu munsi twise ya gipagani, ariko icyo tugaruka ni ukureba ngo ya mihango abanyarwanda bakoraga, kubandwa, guterekera no kuraguza, abanyarwanda babihuriragamo, kandi bose mu moko atandukanye. Bakagira ikindi cyari gikomeye, umwami, umuyobozi w'igihugu. Abanyarwanda bose baramwumvaga, bakamwumvira, akabayobora, hanyuma akanagira inzego z'imitunganyirize z'igihugu zimufasha kuyobora igihugu.
niyo mpamvu dusanga umwami atayoboraga wenyine, yari afite abiru, umwami akagira abatware b'umukenke, akagira abatware b'ingabo bamufasha kuyobora igihugu. Iyo urebye rero imitunganyirize y'inzego y'imiterere uko yari iteye, usanga abanyarwanda bari bafite ubutegetsi, bakagira umubano, ndetse bakagira n'igihe habaye ibibazo uburyo bakemura ibibazo byabo. Ikindi ni uko abanyarwanda imiturire yabo ko bari batuye, ntabwo bari batuye mu buryo bw'amoko. Abanyarwanda bari batuye nk'abanyarwanda mu miryango, ntabwo wasangaga bavuga ngo hari ubwoko runaka rutuye kuri uyu musozi cyangwa se muri Rusiso cyangwa muri uyu mudugudu. Uko niko abanyarwanda bari batuye. Iyo turebye rero ibi bishyitsi tuvuze byarangaga ubumwe bw'abanyarwanda mbere y'uko abakoloni baza. Dusanga ko abanyarwanda mu yandi magambo bari bafite umuryango cyangwa sosiyete twakwita ko ifite gahunda, ifite ubuyobozi, ifite ibintu byose bikenewe. Mu gihe kandi abakurambere tuvuga batari barize mu mashuri, ariko Imana yabahaye nuko Imana yabaremye barabona bafite gahunda. Twihuse rero abakoloni baraje. Abakoloni baje, muzi ko inkomoko yabo kugira ngo baze, ubundi abakoloni baza muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko babanje kohereza bitaga explorateur. Ni nk'abantu bari abashakashatsi bakurikiye amasoko y'imigezi ikomeye nka Nili n'indi migezi itandukanye, bakareba n'aya mashyamba ari hano, bakareba ibiti birimo by'imbangazamarumbu, bakavuga ngo nyamara ibi biti biri hano aba bantu bashobora kuba bafite umutungo kamere ukomeye cyane. Tunibutse ko igihe bazaga abakoloni mu kinyejana cya 19 ni ikinyejana cy'inganda, iwabo inganda siècle d'industrie, inganda zari zimaze gutera imbere. Intego yabo nyamukuru yari iyi, nubwo atari yo batubwiye kandi atari yo berekanye, ariko twerekana ko bayihishe bakayihishamo, nuko iwabo bari bamaze ku inganda zarateye imbere, bafite le produit fini, ibintu bivuye mu nganda bakeneye amasoko, kandi bagakenera n'ibyo gukoramo ibikoresho by'ibanze, matière première. Niyo purpose, niyo ntego ubundi yazanye abakoloni muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko, ariko ntibari kubitubwira. Rero igihugu nk'u Rwanda imiterere yacyo, bicaye imbere mu Budage 1884-1885 mu nama bakoze, bamaze kugabana Afurika, abanyafurika nitwa twatumiwe muri iyo nama yabo, bemeza ko Abadage bagomba kuza kuyobora u Rwanda, barabyemeza. Ariyo mpamvu abakoloni ba mbere bageze mu Rwanda mu 1907 baje gukoloniza igihugu, baraje nyine byumvikana ko bitaraboroheye. Amateka atubwira ko aho umwami yayoboraga hari irunda na Gihara hirya y'umugezi wa Nyabarongo, abakoloni baza kubera ko baje ku mbaraga, bataje mu buryo tubyumvikanyeho. Bavuga ko abantu ba mbere baje umukoloni yazanye n'abasirikare bajya kuri 600, baraza hariya irunda na Gihara, bashikiriza umwami baro bivuga ngo twebwe turaje kandi tugomba kuyobora kino gihugu, niko bimeze. Icyumvikana nuko mwumva abantu bari baje, icya mbere nabera ntabwo basa nkatwe, icya kabiri n'abantu bo bambaye inkweto, bafite imbunda, yewe bambaye n'amadarubindi, ugasanga afite n'inkono y'itabi. Umunyarwanda rero, umunyafurika kubona umuntu nk'uwo, icyo cyari igitangaza. Baraza umuntu ufite imbunda mu gihe ingabo z'igihugu zari zifite imyambi n'amacumu n'imiheto, umva ko batari guhangana. Habayeho no guhangana gutoya, ariko baza gutsinda kubera agatuza, binjira mu gihugu batangira kudukoloniza. Bivuga ngo rero umwami twavuze mbere wari ufite imbaraga, wari ufite ubushobozi kubera igihugu. Abakoloni bagera mu gihugu cy'u Rwanda, ubuyobozi bw'ubutegetsi bwe barabugabanyije, aribyo bamusigiye agomba gukora, ariko ibindi bagenda babimukuraho. Ikihutirwaga cyari kireba, cyari kuvuga ngo ariko iyi sosiyete y'abanyarwanda, abantu bari hamwe, bafite imyumvire, bafite uburyo bw'imiyoborere bukomeye, bano bantu bizashoboka bite kugira ngo ya ntego yatuzanye tuzashobora kuyigeraho? Icyo bakoze ni ikihe? Icyo bakoze nibyo tuvuga mu mateka ngo ni divide and rule, cyangwa se diviser pour régner, gucamo n'amacakubiri kugira ngo bayobore. Navuze ko abakurambere bacu cyangwa abanyarwanda mbere yaho, amoko tuvuga ariya tuvuga amoko gakondo, iyo bita clan, nta kibazo cyari gihari. Baza gukurikirana basanga mu Rwanda amateka ntagaragaza neza ngo n'amoko cyangwa se ni icyiciro, icyo bita ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa. Mu banyarwanda ya moko twavugaga yose bari bahuriye muri ibyo byiciro, kandi ntacyo abanyarwanda byari bibatwara. Ariko baravuga ngo ubwo aya moko ariyo atuma abanyarwanda babana, bagakora imbaraga, bakora umuryango ukomeye, reka tuyasenye. Niyo mpamvu bavuze ngo abanyarwanda rero, nimba mutari munabizi, murimo abahutu, murimo abatwa, murimo n'abatutsi. N'ikigaragaza ngo tubereke bitatu bigaragaza ko mutandukanye. Icya mbere baravuga ngo abanyarwanda bafite inkomoko itandukanye, ngo hari abaturutse
mu ihembe rya Afurika hariya muri Abyssinia, Djibouti n'ahandi, abo ngabo ni Abatutsi. Vatikani hari abari hano muri Central Africa hirya mu cyitwaga Congo iyo hirya mu gukomeza Central Africa, ngabo ngabo ni Abahutu. Vatikani hari abandi babasanga butaka bari hano bitwa Abatwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo imiterere physical appearance y'Abanyarwanda uko duteye ntabwo dusa. Mu by'amazuru barayapima, babyo mu birebera ngo hari abarebare cyane, hari abaringaniye, hari abari hasi hari. Ikindi cya gatatu kavuga mu Banyarwanda buriya ntabwo bafite ubwenge bungana. Ngo niba bafite ubwenge bwinshi, arimo bafite uburingane, ngo bafite n'ubwenge busa nkaho ari ntabwo. Ariko banyakubaha amateka iyo tuyasesengura ukasesengura neza, dusanga ibi batabukuri kubera impamvu zikurikira. Icya mbere, Abanyarwanda iyo baza kuba baraturutse ahantu hatandukanye bari kugira imico itandukanye. Abanyarwanda iyo baza kuba baraturutse ahantu hatandukanye bari kugira indimi zitandukanye. Ariko uyu munsi twese nk'Abanyarwanda twemera ibyo bavuze atari ukuri, kubera ko Abanyarwanda uyu munsi, abakurambere bacu natwe turi uyu munsi, ururimi navuze rw'Ikinyarwanda tuganira si nkenera umusemuzi nawe kugira ngo nyumve. Kigaragaza ko Abanyarwanda kuva kera na kare twari hamwe muri iki gihugu, tugisangiye kandi tukakibanamo mu mahoro. Ikindi cya kabiri, ntabwo abantu bavuga ngo bafite ubwenge butandukanye, ntabwo bungana. Ikindi cyo kuvuga ngo imiterere ye kudasa, umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo indi byara mweru na muhima, ni ukuvuga ngo ntabwo twasa uko byagenda kose. Ariko abantu bababwira intangire nkababwira ngo nyamara iki gihugu cyacu turimo ni Imana yaduhaye. Imana yifuza ko tuba Abanyarwanda. Icya kabiri, turi Abanyarwanda kubwo abakurambere bacu. Amashuri yigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo yatejwe imbere, ngira ngo tubaze mu gihugu hose, n'aha Musanze ngira ngo murayabona za IPRC, za polytechnics n'andi ma universities hano n'amasegonderi ni menshi yigisha ibyo bintu kugira ngo Abanyarwanda dufite ubu ngubu babikore mu buryo buri professionnel, mu bunyamwuga. Ariko ibyo mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi ibyo ntibyari bihari. Ubu ngubu abantu bakora mu mahoteli ni abantu babyize, ni abantu bafite za amadiplome, za lisanse, za maîtrise, ni abantu basobanutse, ni abantu bazi gushyira ibintu mu buryo kandi bakabikora mu buryo n'abanyamahanga baje mu Rwanda bifuza batahava. Iyo rero ni intambwe ifatika. Munyihanganiye ngakomeza gatoya ku bijyanye n'ubukerarugendo, kuko burya ntiwavuga amahoteli ngo uyatandukanye n'ubukerarugendo, buriya ni twin, ni nk'amahasa ndagendana. Nk'iriya parike nationale y'Ibirunga dufite hano iwacu, mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ku Banyarwanda bari muri iki gihugu ntacyo yari bamariye, ahubwo kuri bo wari umutwaro, kuko yarindiriye inyamaswa bo babonaga nk'ikibazo ziza kubonera. Icyo bakoraga ni ukuzitega, ni ukujya mu ishyamba bakaroga amazi kugira ngo ziyanywe zipfe, hanyuma imyaka yabo ibashe gutera imbere. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda dufite ubu ngubu, Paul Kagame, nyuma yo kubohora u Rwanda aravuga ati iriya pariki ni ikigega cy'u Rwanda. Ubu ngubu ngira ngo abantu bose barabizi ko ubukerarugendo buri ku mwanya mwiza wa mbere cyangwa se wa kabiri mu kwinjiza amadovize mu Rwanda. Mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubaza abantu basuraga u Rwanda mu buryo bw'ubukerarugendo wababarira ku ntoki, kuko nawe ushobora guhita ubyibwira uti se niba amahoteli yari 2-3 wenda muri Musanze, bisobanura abakiriya bangahe, wahita ubibona. Ni bake cyane babarirwa ku ntoki. Ariko iyo witegereje ubu ngubu, naba mu rugero rwa hafi mu mwaka 2023, urebye statistique uko zibigaragaza, u Rwanda rwakiriye abantu baje gusura no gutembera muri iki gihugu cyacu barenga 1,400,000 mu mwaka umwe gusa. Mu mwaka umwe mfashe nk'urugero, amadovize twinjije, amafaranga yinjiye muri iki gihugu mu bukerarugendo muri uwo mwaka umwe gusa 2023
hinjiye miliyoni 620 z'amadolari y'Amerika, dushyize mu manyarwanda ku giciro kiriho ubu ngubu arakabakaba miliyari 800 yinjiye mu bukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda. Bisobanura ngo rero buriya ibyiza birivugira, namwe ubwanyu urubyiruko kuko abakuru bo barabizi, murumva iyo diferanse, murumva mbere ya jenoside uko byari bihagaze, murumva kuri iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iwe na nyakubahwa Paul Kagame ibyiza birimo n'umusaruro ufatika. Nkagana nanone ku cyo twita revenue sharing. Twabonye ko u Rwanda ntabwo rwari ruteye imbere, rwari rukennye, ariko na bya bindi bikeya byari bihari. Igihe jenoside yakorwaga, ibikorwa remezo byarasenyutse, barasahuye, abakoze jenoside bahunga basahuye igihugu. Hari amahirwe menshi bakabaye barabyaje umusaruro mu kubaka igihugu. Ibyo byose ntabyo bigeze bakora. Noneho mwarokotse jenoside mu mateka akomeye cyane, aho mwari musigaye muri incike, nta kintu mufite. Ni gute washoboye kurenga ibyo bikomere, ukiyubaka, ukarenga no kwiyubaka, ukubaka n'abandi barokotse jenoside ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange, kuko ubu ngubu uri umurezi, urera abana b'igihugu benshi cyane. Turagira ngo dusangize urwo rugendo nyuma ya jenoside. Ntabwo byari byoroshye, ariko tubwire muri make uko wabigerageje, nibura n'uri hano warokotse jenoside yumve ko hari intambwe yatera nawe akagera aho ugeze. Murakoze cyane. Murakoze cyane banyakwa muri hano ndetse n'abikorera dufatanyije umurimo wo kubaka igihugu. Icyo kibazo mbarije koko ngomba kivuga muri make, nshoboye kuvuga mu magambo menshi namara iminsi myinshi. Reka nongere nibutse urubyiruko ndetse n'abandi bandi bakuze bazi amateka y'igihugu amaze kuvugwa. Ndashaka kongera kumenyesha abantu yuko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni abantu bitaga abatutsi bapfuye inshuro nyinshi, bazuka inshuro nyinshi. Njye nkunda kuvuga yuko twavutse ubwa kabiri, kuko kubaho kwacu ntabwo kwariho, kuko twarapfuye pe, twarishwe. Kandi twifuza ko bitazongera kubaho, kuko kuva 1959 kugeza jenoside ihagarikwa, uwitwaga umututsi yapfuye inshuro nyinshi, kuko rimaze kwivuga. Tugere rero ku gihe abimana yakoresheje RPF Inkotanyi bahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Yarateguwe imyaka myinshi nk'uko yadusobanuriye. Ikintu cyatuma umuntu wapfuye kenshi ashobora gutekereza gukomeza kubaho, ikintu cya mbere tunashima cyanatumye n'ibi byose byavuzwe baho n'umutekano. Uyu mutekano igihugu cyacu gifite, umutekano ujyana no kubura isasu riraswa, kuko hari umuntu uraswa azira uko yabayeho, hakajyaho na gahunda y'uko abicaga batwaraga n'imitungo, kugira ngo uwacitse ku icumi yongere gutekereza kugira ngo agire ibyo akora. Nuko ubwa mbere hari umutekano uyu w'umubiri, ariko hakaba n'umutekano w'imbere w'umutima, kuko umuntu ashobora no kugira ubwoba akavuga ati ese ninongera kubikora hakaza abandi babisenya bizagenda bite.
hari imirimo rero ibiri y'umutekano yakozwe kuri twebwe abacitse ku icumu. Uwo mutekano w'umubiri twabonye n'umutekano w'umutima, ni ukuvuga ngo icyizere cyo kubaho. Ngashimira rero leta yacu ubumwe bw'abanyarwanda, kuko nicyo twahisemo kuba umwe. Mu itegeko nshinga ryatowe mu 2003 kuko ryavuguruwe kugeza mu 2015, nifuza unyemereye ko nasoma ayo magambo ari muri iryo tegeko nshinga, ariryo natuma, kuko iyo hari umutekano haba n'amategeko, kandi amategeko yubahirizwa. Jenoside yakorewe Abatutsi ikorwa kandi ategurwa hari amategeko banavuga ko arengera abantu, ariko adashyirwa mu bikorwa. Unyemereye rero reka nsome amagambo make cyane ari mu itegeko nshinga. Ndavuga amagambo yanjye, havuga ibi turi gukora byo kwibuka jenoside. Haravuga ngo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo zayo ni zimwe mu ngingo zikomeye ziteganwa muri iri tegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yiyemeje icya mbere gukumira ingengabitekerezo ya jenoside, ni icya mbere. Icya kabiri guhana icyaha cya jenoside. Icya gatatu kurwanya ihakana n'ipfobya ya jenoside. Icya kane kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragaramo byose. Izo ngingo burya ku wacitse ku icumu zimuha ihumure, kuko leta zariho zose kuva kuri abakoloni nk'uko byavuzwe na ziriya repubulika ebyiri, zose zateguye jenoside. Kubona dufite leta y'umwe rero itubwira yuko izahana abadukoreye jenoside, abatwishe inshuro nyinshi ntidupfe, ariko twarapfuye turazuka. Ngiye nkunda kuvuga ko navuze ko twavutse ubwa kabiri. Itegeko nshinga rero n'amategeko yose ariho ajyana n'umutekano wacu n'uw'abandi bose byatumye dutuza, ukavuga uti ibyo nakora kagira uruhare mu kubaka igihugu nicyo kinkwiriye. Ikindi navuga, nashimira abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi bari hano ndetse n'abandi bandi, nuko muri imyaka 30 tuyifashijwemo na leta yacu ubumwe twagize uruhare mu kubabarira abatwirukagaho, abatuvumburaga, abadutemye, abadusambanije ku ngufu. Imyaka 30 igiye kurangira, hariho bamwe bagenda bafungurwa nk'abakatiwe imyaka 10, 20, 25, 30, tuzagenda tubabona. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye kiraho kuba twarashoboye kubabarira, noneho binadutera n'umwete kugira ngo tugire icyo dukora mu kubaka igihugu. Reka nsubize noneho ikibazo mbajije, wowe Eliya wagiye mu burezi ute? Ndavuga amagambo make. Abo bitaga Abatutsi muri ziriya leta zavuzwe, twigeze tugira amahirwe yo kwiga nk'abandi. Twaratoranwaga tugatandukanwa ku buryo igihe cyose ugeze mu ishuri wahamagarwaga, nta muhutu wahagurutswaga mu ishuri, baraduhagurutsaga ngo Abatutsi muhaguruke, kuko tutari tuzi ko turi Abatutsi. Mwarimu wari utuzi akagukurura amatwi ati wowe uri Gitutsi haguruka, bakavuga ko uri n'inzoka, uri inyenzi, uri ikintu cyose icyo bifuza kutugira kibi, ubwo barakivugaga kugira ngo abana bagenzi bacu twiganaga bayibone. Icyo ni igisebe gikomeye cyane twakuranye, ukigana n'abandi banyarwanda muvuga ururimi rumwe, muturanye hamwe, ariko ukaba witwa inzoka, ukawitwa n'ibindi bindi. Ni ikintu cyari gikomeye cyane.
ari leta ya mbere rero yo ari ashobora agomba kubona. Kadushimire rero leta yacu ubumwe imaze kudutabara no kudukiza no kuduha ubuzima, kuko nibo dukesha ubuzima n'Imana yabakoresheje. Ngewe nk'umuntu warababarijwe muri urwo rwego nahisemo kujya mu burezi, kuko uburezi ni inkingi y'iterambere ryose. Aho umwana w'umunyarwanda yiga agahabwa akwiriye guhabwa, atabajijwe ngo uko uvuka kwande, uvuka mu kahe karere, upfandika na runaka, ahubwo ukiga uri umunyarwanda. Ndashima Imana rero ko yakoresheje leta y'ubumwe kugira ngo duhabwe uyu mutekano navuze, ari gutuma natwe dushobora kugira uruhare mu iterambere. Mu burezi rero turimo duha serivisi abanyarwanda bose, kandi tukaha serivisi n'abanyamahanga, cyane cyane tubaha ibintu bibiri, cyane cyane uburere. Uburere ni ubumuntu, hanyuma siyanse n'ibindi byose tukabishyiraho, kuko iyo nta bumuntu ufite n'iyo siyanse ntacyo yamara. Ndashima rero kandi koko abacitse ku icumu uretse ngewe n'abandi bari hano, nyuma y'ibyo twahawe nk'umutekano wacu, twarabikoze kandi tuzakomeza tubikore kugira ngo u Rwanda twese twifuza rugerweho, tuzabisigire abana bacu n'abana bacu bazabisigire abana babo, tugire u Rwanda ruzira urwango n'amacakubiri. Murakoze. Murakoze cyane. Ntabwo biba byoroshye gutanga icyo utahawe, ni umutima ukomeye cyane. Bimwe kwiga babuzwa uburenganzira bwose, ariko muri cya kintu cyamukomerekeje niho yakuye imbaraga, nibura aravuga ati iki kintu nubwo nakibujijwe ahubwo gishobora kumbera ibuye rikomeye cyane ryanyubakira ejo hazaza ngatera imbere, ndetse n'igihugu muri rusange kigatera imbere. Maître Abdelaziz, twabonye uruhare rukomeye rw'abikorera bagize mu gusenya umuryango nyarwanda, ariko nanone turebeye igihe u Rwanda rwabohorwaga, igihe inkotanyi zabohoraga igihugu, mu by'ukuri abikorera nabo bagize uruhare rukomeye. Turagira ngo dusangize muri rwa rugamba rwo kubohora igihugu, utubwire uruhare rw'abikorera, noneho utubwire muri make muri uru rugendo rw'imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu iterambere ry'igihugu, utwereke uruhare rw'abikorera muri urwo rugendo rw'imyaka 30. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere y'uko nsubiza iki kibazo, kamanze gisegura neza cyumvikane, kuko abantu batekereza ko wenda byamanutse mu kirere bikubita hasi, kuko ari Imana yatanze gusa, niko abantu babitekereza. Kuvuka bakabwira u Rwanda byari Imana, nyamara hano hari Abanyarwanda turi hano dufite uburenganzira mu gihugu dutahe, byari Imana terekana igihugu cyaruzuye, kirahuri cyarasimbuye, ntabwo maza na mwanya, ariko kubera u Rwanda gusa atari kuvuga ngo igihugu cyaruzuye, umwaka utari urwo imbaraga sigura sasa batanu ko Abanyarwanda baca umugani. Ntabwo ikibazo cyari cyo, ahubwo ni ukuvuga ngo bazanye ibandi, kuko ari Abatutsi ntibakwiye kuza, bafite uburenganzira muri iki gihugu. Kayibanda rero yaravuze ngo Abatutsi ntibafite uburenganzira muri iki gihugu. Habyarimana aravuga ngo imitungo yari y'Abatutsi ntibazayisangiye hano, igomba kujya mu maboko ya leta, ayibakuyeho. Hanyuma asoza avuga ngo igihugu cyaruzuye, noneho fayini ntabwo igomba kuza. Agaho kari ku bundi karahanurika. Buri muntu wabaye mu buhunzi, ijoro riba riba n'ishyamba riba rigenze. Uwibayemo niwe wabimenya kuturusha twembi. Ariko umuntu yari tunaretse n'ubuhunzi, tukareba n'ubushyitsi busanzwe. Umuntu yaje gusura umunsi wa mbere, umuha agaciro kavuga ngo uyu muntu mumuha amazi, mumuha isabune, bakakikopesha n'ibiryo byiza kugira ngo umushyitsi arye. Umunsi wa kabiri ntabwo bisaba. Uwa gatatu bamwe bari kubona uramenyera, ubu tubazaho isabune n'ibiryo. Nibaza abantu babaye mu buhunzi imyaka 30. Ibintu bikomeye, ibintu bitari byiza. Nyuma rero y'imishyikirano itandukanye kubwira Habyarimana ngo abantu ni abanyu, ibihugu bikamubwira, umuryango mpuzamahanga ukavuga, ariko Habyarimana agonera ibiti mu matwi. Icyari gisigaye ni kimwe, ni ukuvuga ngo icyari gisigaye ni ukubohora iki gihugu. Niyo mpamvu rero RPF yari ifite umutwe w'ingabo witwa RPA,
dushimira cyane. Navuze ngo ntabwo byavuye mu kirere nk'amano. RP itangira urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya 1 z'ukwa 1990. Baraza rero kubohora igihugu cy'u Rwanda, hakurikiraho n'akazi gakomeye pasiteri yamaze kutubwira, ni ukubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorwaga. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ariko kubera urukundo, kubera ko Front Patriotique Rwanda ni umuryango wubakiye ku gukunda igihugu. Niba akunda igihugu rero aracyitangira, ntabwo atinya gutakaza ubuzima, ntatinya gukomereka, ntatinya imvura, ntatinya imbeho, muri byose ntabitinya. Reba papa saro ibintu byarafite. Ariyo mpamvu rero RP yahagaritse jenoside, ibohora n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, yisanga rero mu bibazo bikomeye nyuma yaho. Aho tugeze uyu munsi kubera ubuyobozi bwiza bwatwigishije bukadusobanura ko ibyo dukora inyungu kwanza ni izacu. Iyo umuntu yubatse iduka hano mu mujyi, iyo umuntu aguze imodoka, iyo umuntu agiye guhinga n'ibye, inyungu buriya kwanza niza, hanyuma agatanga umusanzu mu kubaka igihugu, ariko ari ibye. Koze cyane, dushimire cyane abikorera kubw'uruhare rwanyu rukomeye mu guteza igihugu imbere. Baduhaye ikiganiro, mwakoze cyane, dukomeze kwibuka twiyubaka. Imana ko ndi umusekezi, ndashima Imana ko ndi ishami ryashibutse. Mwakoze. Nakumbuye kureba u Rwanda, nakumbuye kureba inshuti zanjye, nakumbuye kureba imfura z'u Rwanda, nakumbuye nakumbuye
twiyubatse kandi nawe Janine ukomere, twibuke twiyubaka. Nyakubahwa Meya, tugeze ku mwanya mwiza rero nkuko abari mu kiganiro batubwiye amateka yaranze igihugu cyacu, ukagaragaza icuraburindi igihugu cyagezemo, aho ubutegetsi bubi bwaryanishije abanyarwanda ndetse bigera ku ndunduro ya jenoside, igihugu kijya mu icuraburindi. Uyu munsi tugira amahirwe nkuko byavuzwe, icyari RPA, ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi, kugira ngo umwijima wari mu gihugu uveho hazeho umucyo. Munyemere rero tugeze mu mwanya mwiza wo gukomeza, aho nza gusaba Perezida wa Ibuka n'abayobozi bari kumwe n'abayobozi b'ingabo na polisi, inzego z'umutekano zitandukanye, badufashe tujye ku muhango wo gucana urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cyo kwirukana umwijima ubuziraherezo mu gihugu cyacu ndetse no ku isi aho bishoboka. Twe nk'abanyarwanda twahisemo kuba mu mucyo, kwirukana umubyeyi wacu uhagarariye PSF ku rwego rw'intara, PSF ku rwego rw'akarere ndetse n'ibindi bigo by'abikorera, abikorera ndetse n'abacitse ku icumu turi kumwe muri uyu mwanya. Twishimiye kubana namwe nk'abacitse ku icumu. Mbere yuko ngira icyo mvuga, yenda ndashaka kubasangiza amakuru y'aha twicaye, nk'uko abatubanjirije mu biganiro baduhaye uburyo bagiye bagaruka ku rubyiruko. Twanageze amahirwe nyakubahwa Meya, mu bikorera turabona ko harimo urubyiruko rwinshi, yenda rwahawe akazi cyangwa nari rwaragahanze, nabyo ni umugisha ukomeye. Aha turi rero ni ku rwibutso rwa Cour d'appel ya Ruhengeri, akaba ari urwibutso rw'akarere. Mushobora kwibaza ngo kuki bavuga Cour d'appel. Aha rero hahoze ari urukiko, urukiko rw'ubujurire, aho batangiraga ubutabera, ariko kubera ubutegetsi bubi nyine bwateguye jenoside, buza kumva ko ibyo bakora ibyiza bitababereye, baza kuhagira inzu y'ubwicanyi. Bafashe bamwe mu batutsi bari hirya no hino, baza kubiciramo hano. Tumaze kugira ubuyobozi bwiza rero, bumvishe ko ahiciye abantu hatakomeza gutangirwa ubutabera, leta iricara yumva ko hagomba kuba urwibutso. Niyo mpamvu habaye urwibutso, hiciwemo abantu babesha ko bahungishije,
hiciyemo abantu benshi. Muri urwibutso rwacu rero hashinguwemo imibiri irenga 800. Sinzi nk'urubyiruko niba mwumva umubare 800 ngo urangana iki, yenda munagereranya natwe twicaye aha. Banyakubahwa bikorera rero muri abo 800, nubwo yenda tutarakora ubushakashatsi cyane ariko tunagendeye kuri bimwe ku byo tubona, nyakubahwa meya, nk'iyo twibuka abahoze ari abakozi muri icyo gihe ndetse n'uturere b'amakomine yahindutse akarere ka Musanze, twibuka abantu batarenga 100 mu mibiri 800 iruhukiye ndetse n'abaruhukiye ahandi. Urumva rero iyo tuvuga miliyoni yishwe cyangwa se dufashe urugero rutoya rwa hano turi, murumva ko nka 80% cyangwa 70% ry'abashinguwe aha ari abikorera. Ni ikintu kinini rero twakagombye gutekerezaho nk'abikorera, ariko tukanakibashimira ko muri bagenzi banyu nabo bakabaye bafasha abandi gutera imbere kimwe namwe, banishwe na bagenzi babo. Nk'uko dufite ingero nyinshi, hari abikorera bagize uruhare muri jenoside, turabazi ni benshi. Bavuga bakavuga babaheza hano iwacu, abenshi murabyumva, abatije umurindi. Ariko mwe muri ishusho nziza twigiraho, kuko nk'uko bahoze hano baduha ibiganiro uburyo igihugu cyacu kimaze gutera imbere mu myaka 30, kumva ko dufite hoteli zirenga 20 mu gihe twari dufite 1, 2, 3 cyangwa se zingahe. Ubwo ni uruhare rwiza rw'ubuyobozi bwiza, ariko namwe mukaba abikorera beza, kuko mwumvishe ko mugomba kwitandukanya n'abo bagize ibitekerezo bibi byo kwica bagenzi babo. Umusaza twitaga Kabirigi, mu mateka ye, mu bantu babaye muri uyu mujyi, nkeka ko hari na benshi bashobora kuba bakomora impano yo kwikorera barayimukuyeho, kuko mu mateka yari umusaza ufasha benshi, uha akazi benshi. Ariko ibyo babirenzeho kubera inyigisho mbi bari barahawe, ibyo babirenzeho baramwica na bamwe mu muryango we. Ariko ni byiza ko hari abarokotse bakaba bafatanya n'abandi kwiteza imbere. Rero mushobora kuvuga ati se turi gutera imbere, ariko inkomoko iva muri uko kwibuka. Inkomoko iva ku gitekerezo cyiza cy'inkotanyi zatekereje kubohora igihugu zirangajwe imbere n'umugabo w'ikirenga Paul Kagame, u Rwanda n'Abanyarwanda twongera kugira ubuzima, ngo dusigasire iterambere ry'igihugu cyacu ndetse by'umwihariko n'akarere kacu. Murakoze, umunsi mwiza. Nyakubahwa Perezida wa Ibuka, turi kumwe aha ngaha kuri aya manywa. Nyakubahwa Perezida wa PSF ku rwego rw'intara yacu y'Amajyaruguru ndetse no mu karere kacu ka Musanze, nyakubahwa bahagarariye ingabo mu karere kacu ka Musanze, Burera na Gakenke, nyakubahwa Visi Meyazi muri aha ngaha, nyakubahwa umuyobozi wa polisi turi kumwe aha ngaha, abahagarariye PSF ku rwego rw'imirenge, abikorera kandi namwe mwaje kwifatanya natwe muri uyu munsi, abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri aha ngaha by'umwihariko, ariko n'ababuriye ababo muri baruhukiye muri uru rwibutso, abaturage b'akarere ka Musanze, abahagarariye amadini muri aha ngaha,
mugire amahoro kandi mukomere. Mbere na mbere yo kugira icyo mvuga, reka tubanze twihanganishe imiryango iri aha ifite ababo bahugukiye aha ngaha, ariko tunongere tunazirikane ko kuva ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka turi ku bikorwa bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Mu mwanya rero turushaho kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'urwego yagejejeho umuryango nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Uruhare rubi rwabaye rubi buri wese atifuza kuzongera kubona ukundi. Ndashimira ariko PSF yateguye iyi gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30, kandi ibi bikaba bikorwa buri mwaka. By'umwihariko mwabonye uburyo kandi ipano yari ihari, twavuga ko yazanye uburyo butuma abantu barushaho gutekereza. Ikiganiro cyari kiyobowe na Nadine, aho nk'uko mubizi dufite insanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka. Twagejejweho amateka na Abdulaziz ahera ku mwaduko, mbere y'umwaduko w'abazungu, aho yagarutse ku bumwe bw'abanyarwanda kandi bakagira n'ibyo baziririzaga muri kiriya gihe. Yagarutse ndetse ku mateka y'igihe cya gikoroni n'uburyo bwa bumwe bw'abanyarwanda bwagize gute bwabangamiwe. Noneho abanyarwanda batangira gucibwamo ibice kugira ngo babone uko bayoborwa cyangwa babone uko babayobora. Noneho kandi Repubulika ya mbere n'iya kabiri ntizaza zibireba ngo zongere zigarure bwa bumwe bw'abanyarwanda, ahubwo zikomeza gushimangira no gushaka inzira zose zanyurwamo kugira ngo amacakubiri ahabwe intebe. Ari nabyo byatugejeje ku musaruro twabonye mubi mu 1994, ubwo abatutsi bishwe ntacyo bazira. Abari kuri pano mwabonye uburyo Leonard yatugejejeho uburyo u Rwanda rwiyubatse. Leonard n'umwe ni perezida w'ihuriro ry'amahoteli hano muri Musanze, n'umwe mu bafite nawe inama atanga, n'umwe kandi mu barimo babona ubwiza bw'imiyoborere myiza irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika, n'umwe mu babona imiyoborere myiza, gahunda nziza z'igihugu mu kwiteza imbere kw'abaturage ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda nk'imwe mu nkingi ishyizwe imbere mu rwego rwo kubaka igihugu kandi kuri buri wese. Twahawe kandi urugero rwo kudaheranwa n'amateka na Eri, nk'umwe nawe mu bikorera kandi waharaniye kudaheranwa n'amateka, akabyaza umusaruro ya miyoborere myiza twavugaga, uyu munsi akifasha ariko noneho agafasha n'umuryango nyarwanda ahereye ku bana batoya. Twashima rero uburyo PSF yateguye gahunda, tunasaba ko byaba byiza no mu bihe bikurikira
ndetse n'ahandi ko twajya tugira uburyo tutegura ibintu. Turi kwibuka ku nshuro ya 30, tukareba uburyo tuzana icyo nakwita innovation mu byo dukora kugira ngo turusheho gufasha sosiyete nyarwanda. Nk'uko mwabivuze, hano turafite urubyiruko rwinshi rukeneye kwibuka amateka yacu tukayamenya, aho tugeze uyu munsi ariko naho tukahamenya, ariko tugaharanira ko turushaho kwiyubaka kandi mu buryo bugendana n'igihe. Rwose PSF turabashimira. Gushimira PSF yateguye iki gikorwa, ariko mu nyemerere dushimire n'ingabo zari za RPF cyangwa se za FPR Inkotanyi zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kuko uyu munsi duhari kubera ko zagize biriya bihe kuva mu 1990 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi 1994, ubwo u Rwanda rwari rumaze kubohorwa rwose. Dukomeze rero dushyigikire imiyoborere nk'iyi ngiyi, kubera ko ubwayo ni igihango dufitanye nayo. Turi mu bihe tunitegura kandi turangije imyaka 30, ariko turanitegura n'amatora. Ntabwo ari byo nabyo dukwiye gusiga inyuma, ntabwo dukwiye kubibona nk'igikorwa nacyo tudakwiye kuvuga mu muhango nk'uyu nguyu, kubera ko gutora neza niko kwagushyigikira ibikorwa tumaze kugeraho, ni nako kandi kwizera ko bizagira gute aho heza imbere yacu hazarushaho gukomeza kuba heza. Ntabwo rero ndumva tudakwiye gusiga inyuma izo nama cyangwa se izo mpanuro ngo nazo tuzigarukeho, bityo tuzirikane icyo gikorwa gikomeye muri uyu mwaka, by'umwihariko muri uku kwezi kwa karindwi, kuko nicyo kizagena n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ni byiza rero ko tuzirikana ko icyo gikorwa tugishyigikira kandi tukagikora neza, tugatora neza. Hari ibyo rero nsaba abanyamuryango ba PSF bari ahangaha kimwe n'abandi duteraniye ahangaha, ni uguha agaciro uyu mwanya dufata twiga. Ntitubifate nk'umuhango dufatira ahangaha tukaza ahangaha, ahubwo tukongera tugasubiza amaso inyuma tukareba ayo mabi u Rwanda yagwiririye u Rwanda, tukabikuramo amasomo atuma bitazongera kubaho ukundi. Ibyo kandi tukabikora turwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera, twirinda amacakubiri, irondakoko, irondamadini, irondakarere, ndetse ubwo turimo tugaruka no ku iterambere ry'ikoranabuhanga nk'uko byagarutsweho, yaba kuri pano yari ahangaha ndetse na Perezida wa Ibuka hano mu karere kacu, tukifashisha natwe ubumenyi dufite dusubiza abashaka kudusubiza muri iryo curaburindi, natwe izo mbuga tukazikoresha kugira ngo tubarwanye. Hari kandi gushyigikira ubuyobozi bwiza nk'uko nari maze kubivuga, ubuyobozi bwiza Imana yaduhaye kugira ngo turusheho kumva ko kuko ejo hacu ari heza. Erega buriya amahirwe aza rimwe mu buzima, iyo yatereye inyoni ushobora kugira gute, ushobora kubyicuza. Reka rero tuzirikane icyo, tubushyigikire, kuko nibyo
biduha gukomeza kugira uyu mudendezo, biduha gukomeza kugira ishyaka rituma tubasha kugira gute kwiteza imbere. PSF rero turabasaba gukomeza cyangwa se gukomera ku bumwe bwacu kuko ari zo mbaraga zacu. Ubumwe bwacu tubukomereho kuko niyo turufu dufite, niyo politiki izatuma u Rwanda rwacu rukomeza kwiteza imbere, ni nayo politiki kandi nizatuma cyangwa se izatuma n'iki cyago cyagwiriye u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi yagwiriye u Rwanda itongera kubaho ukundi. Turasaba kandi nk'abikorera by'umwihariko hano muri Musanze gutekereza cyane imikorere yacu tukayihuza n'igihe kandi tukanayijyanisha n'icyerekezo igihugu cyifuza kugezaho umunyarwanda. Dutekereze cyane kandi dukore cyane kugira ngo turusheho kwiteza imbere, bityo kandi n'igihugu cyacu cyiteze. Dutekereze cyane, dukore cyane, tubyaze umusaruro amahirwe dufite. Twahoze abari kuri pano baza batubwira ibijyanye n'amahoteli, uyu munsi batubwiraga ko ari 45. Batubwiraga ibijyanye n'ibirunga ndetse n'ingagi zibirimo. Ayo ni amahirwe dufite, hari n'andi. Uyu munsi igishoro dufite ni ugutekereza. Ikindi andi mahirwe dufite ni ubuyobozi bwiza buteje imbere. Ibyo byose tubikoresha, dukore cyane, ibyo bitume kandi abantu babona n'icyo bahugiraho. Abadakora buriya cyangwa se ngo n'abasangiye ubusa bita n'iki ibisambo. Tubone n'uburyo tugira n'ibikorwa nk'ibi dutegura ku rwego rwiza nkuru ruteye imbere, kandi noneho umusanzu wacu unagaruke muri bya bikorwa bindi, kubera ko twagize ubushobozi twigezaho. Twabonye kuri gahunda ko nyuma y'iri jambo ry'umushyitsi mukuru hariho kujya kugira gute kuremera umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi utishoboye. Ibyo birakorwa n'ubushobozi. Turanifuza ko turenga rwa rwego rwo kujyana ibiseke birimo iki ibishyimbo cyangwa se biri mu muco wacu, nibyo koko turabishyigikiye, ariko nk'abacuruzi kuki se tutareba niba uyu munsi twamuhangira business, uyu munsi tukaba tuzi ko tumuremeye mu buryo bugize gute, mu buryo burambye, tukagira uburyo bwo kumwigisha umushinga mu buryo koko bwa nyabwo, agakora igikorwa gifatika. Ahubwo umwaka utaha tukazamuhamagara hano aduha amakuru y'ibyo yigejejeho, nk'uko uyu munsi twari dufite eri hano, ejo tukagira uwo twari turi kumwe nabo mu myaka 5 igize gute ishize, kubera ko hari ibikorwa bifatika yamaze kugira gute yamaze kugeraho, kandi biturutse mu nama, biturutse mu bufasha bw'ibitekerezo ndetse n'ubufasha mu by'ishoramari bufatika. Reka rero nongera gushimira ubuyobozi bwa PSF bwafatanije n'ubuyobozi bwa Ibuka ku buryo bwiza bwateguye iyi gahunda, harimo ndetse no kubahiriza igihe. Kandi nongereye kubasaba kwibuka, twiyubaka, ubundi dukomere. Murakoze cyane. Mwavuze ntabwo twigeze twibagirwa abavandimwe bacu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko batishoboye. Nk'uko rero byavuzwe mu myaka 30 ishize, abikorera mu karere ka Musanze hari byinshi tumaze kugeraho kubera ubuyobozi bwiza. Birakwiye rero ko twifuza ko na bagenzi bacu batera intambwe nk'iyo abikorera benshi bo muri Musanze bamaze kugeraho. Twabiteganyije mu buryo butandukanye. Mu nyemerere nyakubahwa meya, ndabizi nyuma y'ijambo ry'umushyitsi mukuru nta rindi jambo rikwiriye, ariko
umuhango twateganyije wo kuremera, nagira ngo nsabe perezida wa PSF mu karere aze ababwire muri rusange uburyo abikorera bateganyije kuremera abarokotse jenoside batishoboye. Bateganyirije ko buri muntu agomba guhabwa 500,000 bimwongera mu bucuruzi yakoraga, hanyuma wa 15 ni inka agomba guhabwa wo mu murenge wa Busogo. Iyo nka tukaba dushimira cyane GT Bank niyo yayitanze ku buryo bari buze gupanga uburyo nayibuka bagende bayigeze ku yishinzwe wari wasigaye ubushize. Hari ikindi gikorwa cyakozwe mu murenge wa Muhoza, hari abandi imiryango 11 twabashe kugira ngo turebe uburyo babone ibiribwa, harimo kuri buri muryango umuceri 25 kawunga 25 amavuta litiro 3 isabune tije 3 ibishyimbo 10 n'isukari 5. Ni ukuvuga ngo buri muryango mu kanya uraza kubona ibyo bintu ngira ngo nayibuka iraza kuba ihari ku buryo bari bubihabwe. Ikindi twasanze mu by'ukuri ibuka bifite akazi gakomeye ahangaha ndetse n'ibindi, biba ngombwa ko natwe tugomba kubaha inkunga yo kubafasha mu bikorwa, nubwo tuba tubona idahagije nk'uko byagombye kumera, ariko numva iyo umutima mwiza yose itajya iba nkeya. Bagira ngo perezida wa ibuka yegere hano hino, nsabe nyakubahwa meya ndetse na perezidante wa PSF ku ntara baze bamushyikiriza iyo nkunga, hanyuma mbone nkomeze. Ni karibu.